Muraho, 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 mukomere, mukomere, ndabakeje. Ni muzehe wanyu wabuze, ariko nubwo nabuze ku mpamvu z'isi zingoye, ariko turi kumwe. Nzazibabwira igihe nikigera, nazo zizajya mu mateka. Nongeye rero kuboneka kuri uru rubuga kugira ngo nongere ntange inyunganizi, ngira ngo dusobanukirwe n'amagambo amwe dukoresha ariko tutazi ibisobanuro byayo. Ndagira ngo rero dukoresheje ubwenge, kuko burya aricyo bita inyurabwenge. Iyo umuntu akubwiye ikintu kikanyura ubwenge, icyo kintu aba aricyo uzajya wemera, uzemeranye nacyo nta gushidikanya ubifiteho kandi ucyumvise koko. Dufite amagambo abiri hano asa n'ahanganye muri gahunda y'impinduramatwara yacu, isa nkaho ari abagabo babiri bahanganye. Hari ijambo ryitwa ngo ni Gihanga wahanze u Rwanda, undi ngo ni gakondo. Abantu bayobewe ukuri nyako ni ukuhe. Bati umuvuzi gakondo, undi ati umuvuzi Gihanga, undi ati ibintu bya gakondo, undi ati ibintu bya Gihanga. Ariko bavandimwe, mu ntege amatwi mbasobanurire cyangwa mbagezeho uko njye mbyumva. Nkunze kuvuga nti ibyo mvuga si ibyo nibyishijwe, si n'ibyo nasomye, nuko naremwe, nuko Imana yandemye. Nkoresha inyurabwenge yanjye kandi mpagarara ku maguru yanjye, ntabwo njye mpagarara ku maguru y'abandi. Duhere ku ijambo Gihanga. Gihanga ubundi biva ku nshinga bivuga guhanga indirimbo, guhanga imiryango runaka. Urugero nk'uwahanze Oni ni kimwe n'uwahanze u Rwanda. Uwahanze u Rwanda rero ni igitekerezo, ntabwo ari igikorwa. Ni igitekerezo kuko rushobora no kuvaho bigakunda. Igihangano kirasaza cyangwa kigahindurwa. Bitandukanye rero na gakondo. Uwahanze u Rwanda ni kimwe n'uwahanze Oni, ni kimwe n'uwahanze indi miryango yindi. Ariko si ukuvuga ngo iyo tariki yo kuyihangiraho, ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo asanze byose cyangwa ibyo yegeranije ntibyariho. Oya, Oni yegeranyije ibihugu byari biriho byose, nuko ibishyira muri Oni. N'uwo wahanze u Rwanda rero nawe yahanze u Rwanda nk'igitekerezo cye, afata ibihugu 28 by'abahutu abishyiramo. Ngira ngo birumvikana guhanga icyo ari cyo. Guhanga ni igitekerezo, si igikorwa. Kandi igihangano kirasaza cyangwa kigahindurwa cyangwa kikangwa. Ndakeka aho ngaho ubwo muhumvise, ntazagire kubwira ngo ibintu by'Igihanga, ibintu bya Gihanga. Gihanga yahanze u Rwanda, yahanze izina bita u Rwanda, kiriya gitekerezo cyitwa u Rwanda. Ariko ntabwo yahanze imisozi ngo ahange ibibaya, ngo ahange icyoya. Ibyo birumvikanye ko Gihanga icyo ari cyo, icyo yahanze ngira ngo muracyumvise.
ni iri zina ritugeze aha ngaha. Ni iri shyirahamwe yahanze iby'ubugome n'iki, none rikaba rigiye kutugira ruvumwa ku isi yose. Uwo ni we Gihanga wahanze u Rwanda. Tugaruke ku yindi mvugo ivuga iti gakondo. Gakondo biva ku nshinga gukonda. Gukonda ubundi bisobanurwa ko gukonda ni ukugenda ugasanga ahantu hari ishyamba ukarikonda, ukahahinga, ukahatura, ukahagira ahantu mbega ariko hari ishyamba. Ni ukuvuga ngo ni nko gutangira igikorwa. Gakondo rero ntabwo ari umuntu, nta nubwo ari n'igitekerezo. Ni abakurambere bakonze ishyamba, noneho bashyiramo izo mpugu zabo nyine baragabagabana. Mbese ni ukuvuga ngo bakonze ishyamba barangije baragabagabana ibyo bihugu byabo nyine, ariko nibo ba gakondo bakonze ishyamba. Iyo tuvuga rero ngo dushaka gusubira kuri gakondo, abantu benshi ntibazi gakondo icyo ari cyo. Gakondo ni ubukonde bwacu, ni ubukonde bwakonzwe na ba sogokuru bacu. Ntabwo gakondo ishobora kuvaho, ntishobora guhinduka, ntishobora no gusaza. Gakondo ni igikorwa cyakozwe kizahoraho. Kandi noneho gakondo ntabwo iba mu Rwanda gusa. Abantu bose bageze ahantu hari ishyamba bakarikonda bitwa gakondo z'ibyo bihugu byabo. Yaba n'Abanyamerika hari ba gakondo bahabanje, muri Congo hari ba gakondo bahabanje, ariko nta handi hantu uzasanga Gihanga ni Gihanga nyine wahanze u Rwanda rwonyine. Ariko aba gakondo ni abakonze isi yose. Isi yose igira aba gakondo. Ibyo bintu rero mu bitandukanye, umunyabwenge yavuze ngo n'ubu uri mukuri ntukajye impaka n'injiji, koko nimujya impaka muzajijisha ababumva. Bavuga bati none se uri mukuri yaba ari uwuhe, uri mukuri yaba ari uwuhe? Mbese mubajijishe. Uyu mwanya rero dufite kujijishwa hagati ya Gihanga na gakondo. Ubwo none ugasanga tubigereranya, tuvuga se none se gakondo, Gihanga, uri mukuri n'uwuhe, uri mukuri n'uwuhe? Byumvikane ko gakondo ni ugukonda ishyamba. Ni ukuvuga ngo ni ukuza ukagera ahantu Imana yaremye nta kindi kintu kirahagera, ukahakonda, ukahatura, ukahatuza abawe. Icyo gihe iyo niyo gakondo. Gakondo rero ntabwo ari umuntu nk'uko Gihanga ari umuntu. Gakondo ni abantu bakonze, ni abantu bishyize hamwe bakonda ishyamba. Bamaze gukonda ishyamba, aho bakonze nyine, ubwo ni gakondo. Bo bitwa rero ni abakonde. Ubwo ngubwo urebye ubundi mu yindi mvugo twebwe turabakonde. Turabakonde kubera ko ba sogokuru bacu nibo bakonze ishyamba. Ndakeka ibyo bintu byumvikanye bavandimwe. Gakondo na Gihanga ntabwo ari ibintu bisa, nta naho bihuriye. Gakondo ni umwimerere kandi uri ku isi yose, ariko u Rwanda ni umushinga w'umuntu. Mu magambo ni nka association cyangwa se ishyirahamwe rishobora gusaza cyangwa rifite limite ryashyiriweho. Icyo gihe cyagera rikavanwaho.
murakoze cyane, ibemwe bantu ba gakondo, icyo kintu ubwo muramfasha namwe mugire icyo mukivugaho, kandi munyihanganire kuba ntaboneka. Si ukuvuga ko ntahari, ndahari, turi kumwe, ndabizeye. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi iduhe n'intsinzi yihuse. Murakoze.